ubwoko bw'abasore abakobwa bakomeza kuvuga ko badashobotse. Bene abo bakobwa ukunda gusanga n'ubundi ari bo basore bakomeza guteretana cyangwa se gukundana nabo ubuzima bwabo bwose. Okay, niba uri umukobwa ukaba uri ahangaha, genda, hari ibintu nshaka kwibwirira abasore bari ahangaha. Abakobwa bose bagenda bavuga ko hari ubwoko bw'abasore b'abagome ngo bababaza, mbese birirwa bari gukomplayininga, ariko n'ubundi igihe kigakomeza kwica ugasanga bene abo bakobwa bakundana na ba basore, n'abo basore bameze uko nguko. Uzi impamvu y'ibyo ngibyo wa musore we? Ubu usanga impamvu ari uko bene uwo mukobwa nk'umusore bigeze guteretana mu gihe cyatambutse ashobore kuba ari umwe muri abo ngabo wenda wamubabaje cyangwa se wamukoreye ibintu uwo mukobwa yita ko byamubabaje. Noneho bene uwo mukobwa ikibazo cye nta nubwo anakizi. Ikibazo cye we aba attracted cyangwa se abantu bamukurura ni bwa bwoko bwa ba basore yirirwa arimo kuburana ko ngo bababaza abakobwa. Ntamenye ko ari cyo kibazo, ahubwo akajya gushakira impamvu ahandi hantu ku ruhande, ugasanga n'ubundi ahora muri ibyo, atandukana n'umusore umeze nka kwa kundi babandi yanga cyangwa se avuga ko ari abasore babi, ariko n'ubundi yajya kongera kugirana umubano n'umusore akongera gukundana na bwa bwoko bwa wa musore, kubera ko ikibazo ni icy'uwo mukobwa utazi ibimukurura cyangwa se utazi ko ikibazo afite ari uko asanga abasore bameze nk'uko nguko buri gihe. Abakobwa bose n'abagore aho bava bakagera bakunda abasore batagira amarangamutima, ba bad boys. Ariko noneho ukajya ukumva umukobwa arimo kuvuga ngo ngewe ngo nifuza ngo umusore ngo nyine unyumva yumva ibyiyumviro byanjye, mbese untega amatwi, kandi ntabwo bad boys babandi abakobwa bakunda bene ibyo ngibyo babishoboye. Buriya uzi umuntu ukunda gucibwa inyuma cyane ni umusore ugira ibyiyumviro n'amarangamutima. Noneho ugasanga n'ubundi umukobwa arimo kuvuga ngo ashaka ngo umusore ufite ibyiyumviro n'amarangamutima. Ariko ikintu kimwe ugomba kumenya, ibyo umukobwa atekereza n'ibyo yifuza, noneho n'ibimukurura nyine bimwe agenda asanga cyangwa se buri gihe ahura nabyo, ni ibintu bibiri bitandukanye. Umukobwa ararira, akarira cyane, akarahira indahiro, arahirira no ku Mana, avuga ati Mana, uriya musore sinzigera nongera gusubirayo na gatoya, uriya musore ndamwanga cyane birenze urugero, sinshobora no kuzongera kumuvugisha. Hashira amasaha cyangwa se iminsi mikeya, ugasanga uwo mukobwa niwe nanone utangiye kongera kwandikira wa musore. Uzi ikintu kiba, umusore we wari winibereye hirya ku ruhande agatungurwa no gusanga uwo mukobwa arimo kumubwira ati mfungurira ndaje, cyangwa se ndi mu nzira nje kukureba. Wa mukobwa wari wararahiye ko wa musore wamubabaje umwe yirirwa complainingaho kubwo bwoko bw'abasore atabakunda, nanone akamusubiraho, kubera ko umukobwa yacanganyikiwe, atazi ko attraction ze cyangwa se bikurura abantu asanga ari cyo kibazo. Hanyuma akongera akamusanga nkaho nta kintu kigeze kiba hagati yabo. Noneho abakobwa n'abagore nanone bakongera bakarahira bagatsemba bakavuga ngo banga ba misogyniste nyine, ngo banga abantu bakurura bishyira. None se nukubera iki buri gihe umukobwa adashobora gusanga umusore bari ku rwego rumwe? Nukubera iki buri gihe abakobwa bagenda basanga abasore batekereza ko bari hejuru yabo ku rwego ruri hejuru yabo? Impamvu nuko abantu b'abakobwa n'abagore badashobora kwiyegurira umuntu bahwanye cyangwa se bari ku kigero kimwe. Buri gihe abakobwa biyegurira abasore nyine barimo kureberaho cyangwa se bagize icyo bategerejeho, mbese umusore bigaragara ko ari hejuru ye. Ariko nanone abakobwa bagahora baburana cyane, ndetse barinjiriwe na bwa burozi bwa feminisme cyangwa se bino bintu ngo by'abagabo n'abagore ngo bangana nyine, ku buryo bumva ko kwiyegurira umuntu, icyo bita submissive nyine, kwiyegurira umuntu ngo biba bimeze nkaho uwo muntu ngo ugiye kuba umucakara we. Nyamara nubwo ibyo bitekerezo byose biba biri mu mutwe we, deep down mu mutima we, uwo muntu w'umukobwa cyangwa se w'umugore aba abizi neza ko nta wundi muntu akeneye w'igitsina gabo uretse umuntu w'igitsina gabo uri dominant nyine, umurusha wa wundi areberaho cyangwa se agize ibyo ategerejeho. Bino bintu bya feminisme biza nyine bikamera nk'uburozi buje mu mutwe w'uwo mukobwa, yumva ko kwiyegurira umuntu ari ubucakara, bihangana na natire ye cyangwa se na kamere ye ya nyayo, yuko nyine buri gihe ahora ashaka wa muntu,
ariko n'ubundi bikarangira kamere ye itsinze. Niho ukunda ukabona abakobwa bameze nk'abacanganyikiwe cyane nyine, kubera ko buri gihe ukumva umukobwa ararira ngo umuntu yaramubabaje, ejo ugasanga yasanze umubi kurusha wa wundi wamubabaje. Gutyo nuko abakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore banga kwakira ko ari amakosa yabo cyangwa se badasobanukiwe kamere yabo ya nyayo, kugira ngo bikosore babone gusanga cyangwa se gushakisha aho bagomba kujya hanyaho, ariko kamere yabo yo irabaganza. Bityo rero nk'umusore, wowe ntukagire ubwoba bwo kwereka umukobwa ko urenze, ushobora gufata imyanzuro ya danje ndetse unakomeye kumurusha. Uwo mukobwa urimo kubyereka naba atarogejwe mu mutwe na biriya bitekerezo nyine bya feminisme yuko kwiyegurira umusore ngo ari ubucakara, azakurakarira gatoya. Naba ataragiye nyine yaratakaye, azakurakarira gatoya, ariko mu gihe gikurikiyeho yongere akumve, agusobanukirwe, abone kuko ariko bigomba kugenda, ko ariko kamere imeze. Ndagira ngo wibuke nk'umusore, bino bintu ndimo kukubwira ntabwo ari ubucurabwenge cyangwa se ntuzumve uri kuba filozofike nyine, ahubwo uzaba uri kuba ari ukuri kwa nyako, uzaba uri kuba realistique nyine, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.